Mwiriwe neza, reka dusabe abandi bagenzi bacu bateguwe baze dufatikanye iki gikorwa, harimo Tante Adolata niba ari hafi nawe yaza, harimo Ntirandekura, harimo na Tonto Kabandana. Murakoze, tugiye gufatikanya kwibuka abacu mu mazina, ariko kuri iyi nshuro tugiye no kugerageza kubabona no ku masura yabo. Abari ku buhanga bw'ibyuma baraza kudufasha. Nasaba na Ngutete akaza, tumaze iminsi twegeranya amafoto nayo yarokotse nk'uko mwagiye mubyumva mu buhamya, bifuzaga ko koko umuntu azajya abaza ngo Umututsi yasaga ate, amafoto amwe amenshi barayatwitse andi bakayacagagura, ariko Imana ntiyabyemeye, byibura bake twabashije kubona, reka tumenye n'uko basaga kandi tunagerageze kuvuga indangagaciro zabarangaga. Murakoze cyane. Uyu muryango uri imbere yacu dufatanye tuwibuke, ni umuryango wa Sebudandi. Bariya ni umuryango wa Sebudandi, ni abakobwa ba Sebudandi, harimo Asumuta Uwimana, Matilda umubyeyi na Mariya Madalina, bose bikaba bene Sebudandi. Yego Tante wakwicarira, reka mbafashe, uri ku buhanga buryo nakomeze, reka mbafashe ndabere ko tubigenza. Umuryango tubibuke ni umuryango wa Gitambaro Jean, niwe data umbyara uri aho hagati. Twibuke Nyirarumondo Suzana, ni mama umbyara. Twibuke mukuru wanjye Rudasingwa Evariste, ni mukuru wanjye. Hariya amashusho atagaragara neza ni amashusho nashushanyije mu mutima wanjye, ni bashiki banjye babiri, ni Karigirwa Alphonsine na Kayitesi Clemence. Amafoto yabo ntawe nabonye, asigaye ku mutima ariko ku buryo bw'amaso n'ibiriya nashoboye. Mumfashe tubibuke. Bagaruka ndakwibuka cyane. Ni Makobya, umusaza wanjye niko nabivuga. Makobya dufitanye ibipfano hafi na hafi, hari abana benshi. Bakaraveri Makobya na Nyiragashikazi mama wawe, nibaza ko nta muntu wabo wasigaye. Turakwibuka. Bagaruka bakwishiwe umaze gusaba no gukwa, Konsanze Ntwari Felisi, Esperance ya Mukamuyenzi, ubukwe bwiza cyane ndabwibuka, narabutashye mutegereje gushyingirwa. Ntabwo tuzakwibagirwa mwene Makobya. uyu ni umukobwa wari mwiza cyane, bamurangiye Abanyentovi baramuzi. Umwanya nawe tumwibuke. Komeza. Boduwe mushiki we nawe nibaza ko ashobora kuba ari hano. Mariya Boduwe nawe yari umugabo wari umaze kugira ibikorwa no kwiyubaka, ariko ntabwo bakunze yuko inzozi ze zikomeza. Boduwe tumwibuke. Muterana no senti wo kwa Murindabigwi, abo nabo bari Abanyentovi, abo nabo tubibuke.
Konsensa ni mama wa Vestina kwa Maritini na Paz. Yeah. Reka tumwibuke Konsensa mu mazina, twibuke Cyubahiro Constantin. Cyubahiro Constantin yabayeho minisitiri w'icyitwaga Minisiteri y'Amashuri Makuru n'Ubushakashatsi. Bari mushiki we Kebukayire. Umwaka washize ngira ngo ni umwaka ibiri Cyubahiro yari yashyinguye i Kigali, ariko twaje kumwimurira hano yaje gusanga ababyeyi. Diregiteri Ntaganda Celestin tumwibuke. Uyu mugabo bamuvuze mbere, Ntaganda Celestin yapfuye urupfu rubi cyane rw'agashinyaguro. Yari diregiteri w'amashuri hano ya primaire, ariko bamutangiriyeho bamuca ikiganza, batega ikirahure cy'amaraso baramuha ngo nanywe, ngo n'ubundi yajyaga abima byeri. Baramushinyaguriye cyane Ntaganda, turamwibuka kandi turamuzirikana. Gasarasi Kosiya, imitima ya benshi yari yara. Reka nguhe Mutoni wibuke Kosiya. Turakwibuka Gasarasi Kosiya, ari data wacu. Ndamwibuka n'abana be, Alphonsine, Mukarwego, Edita, Mukarwema, Mediatrice na Francine wari mutoya wabo. Ndibuka na Tuyishime musaza wacu, na Nizeyimana bigaga muri Petit Seminaire. Umuryango wose hasigaye Papa Gentille ari wa Alphonse. Mu bantu bose barapfuye. Turibuka barishwe nabi. Turibuka Evanisi umudamu wawe. Edita twabanaga cyane, twarararanye. Ndakwibuka umukobwa mwiza wari warangije amashuri, batumye wari wabonye akazi ku sosiyale, bituma uko wakiraga abantu neza udakomeza uwo muhamagaro. Ndakwibuka ko warwanye kandi nubwo wapfuye uri heza. Uriya muryango wose Gasarasi Kosiya mujya mwumva kuri chapelle, niho hari iwe. Rero barapfuye, baje kubica koko nk'uko Rwema yabiririmbaga, bati murarya imibiri ariko roho si izanyu. Bapfa avuga ngo nimukomere bagaragu ba Nyagasani, nimukomere, twebwe roho zacu ziraza kuba ziri ahandi hantu heza. Tubibuke. Uyu muryango ni uw'Akageruka. Kageruka umuryango wose warazimye, bariya n'abana be Mukatete na Gatete n'abandi bana. Kageruka umuryango wose warazimye, turi hano kugira ngo tubibuke. Wakomeza. Mugabo yari umucuruzi wari umaze gukomera hano muri Rukumberi. Beatrice n'abana nabo uyu mwanya turabunamiye kandi turabibuka. Famiye Muhiza, Muhiza nawe turamwibuka, yari atuye Novi. Wakomeza. Munyangaju bari bari Rukongi naho bari batuye, ni Munyangaju n'umudamu umwe Umuhereho Kadia. Iyi famiye ni Yandabikunze Evariste na Mukamurara Philomena. Mukamurara wa mubyeyi twavugaga. Yego. Aba nabo turabibuka. Garura gatoya umuryango wa Petero, komeza imbere, komeza. Uyu ni umuryango wa mwarimu Nkurikiye nka Petero, umuryango we wose warazimye. Famiye Rashidi, famiye Rashidi nabo barabishe. Ejo bundi harimo umwana w'umukobwa, ngira ngo n'umwe muri bariya yamushyinguye i Gashora mu rwibutso rwaho muri weekend yatambutse. Famiye Rusagara Alfredi n'umugore we Mukamana Marita na Mutangwa Etienne kwa Rwakayiro, nabo tubibuke. Famiye Ruvumbuka barazimye kwa Ruvumbuka. Harimo umusore witwa Anatole Muyango
wari wararangije segonderi. Ni igitangaza iyo tuvuze segonderi muri Rukumberi, ntabwo ari ibintu dupfa guhunyuraho gusa. Umuryango barawurimbuye urashira kwa Ruvumbuka. Ah, ndibuka umuryango wanjye, umuryango wa mwarimu Ruzindaza Alphonse, wari ugizwe n'abavandimwe 10. Ndibuka data, wowe isura yawe yarasigaye kuko uri kopi ya Mugeni. Uri aho hagati, mukuru wanjye Alphonsine, nawe ndakwibuka. Wari umwarimukazi wigisha shori, ariko waramaze igihe warabuze akazi kuko utari warize ubwarimu. Aho wakoraga ibizami bagahora ku munota wa nyuma bagusubiza inyuma, ufata umwanzuro wo kuva i Kigali uza kwigisha. Mukuru wanjye Christine, hari abo tujya duhura mu mujyi bakankurura bazi ko ari wowe. Nawe ndakwibuka, nubwo ari mwebwe nabonye amashusho, ntago nakwibagirwa no kuvuga mu mazina abandi. Mama wanjye Banganinka Godibert, nawe twarasaga. Wowe nguheruka itariki 7, abandi ubwo bahungaga wowe warabishyiriye. Ntago nzi aho wiciwe. Mukuru wanjye Makurata, wagendanye na Shyaka, Dahusha yabivuze, wowe wari mu gikundi cyarenze ku Kagera. Nawe uri muri ariya mashyamba y'Igako. Ndatekereza ko wariwe n'ibisiga. Murumuna wanjye wankurikiraga ifi, ndakwibuka 14, Mabeyi yakunkura mu maboko. Ndakwibuka ngukurura bahamagara ngo izane. Ufite ubwoba bwinshi, Mabeyi aragucocagura. Iruhande rw'aho Nyiriminega nawe bamwiciye, nawe ndakwibuka. Murumuna wanjye Mahoro, nawe ndakwibuka. Wowe tugenda wanze kuva iruhande rwa mama, uramukurikira. Nawe sinzi aho wiciwe. Ndibuka bucura bw'iwacu, iyo nza kugira amahirwe ukabaho, bari barakwise Ruzindaza Godibert, amazina y'ababyeyi yombi. Nawe ndakwibuka. Ndibuka Muhizi bitaga Cyamudondori, mwarimu wa benshi, mubyara wanjye. Mama wanyu yagiye i Bugande muri 71, mu banyarwanda batahutse. Ntabwo twigeze tumubona aza kubaririza byibura n'agakuru kanyu.
nawe ndakwibuka ariko nkubwira ko mama wanyu atagarutse mu Rwanda. Ndakwibuka Tambuza Dembe Emmanuel, nawe ndakwibuka. Mumfashe dukomeze twibuke n'abandi. Famiye Kaguge hariho Munganyinka wambaye ikanzu y'icyatsi na basaza be nabo tubibuke. Barakomeza. Ni famiye Kayijambahe Calixte umukwe wabo Gombaniro François, benshi hano murabazi nabo tubibuke. Tugeze ku muryango wa Kayonga Karaveri, Mujawayezu Yudita, umwana Ingabire Marie Chantal, Mukandayisenga, nabo bafite ibibazo nk'ibyanjye, nta mafoto bafite uretse ifoto ya Kayonga gusa. Umuryango wa Kayonga turabakomeje kandi turazirikana umuryango aho bari, bakomeza baruhukire mu mahoro. Famiye Kayonga Mbonyinya nabo tubibuke, barakomeza. N'umuryango urimo abishwe muri jenoside ariko harimo n'abarokotse, harimo witwa Byishiki, uriya umuryango kwa Byishiki wakomeza. Famiye Sebazungu, famiye Sebazungu n'umuryango wa hafi cyane na Angelique barimo kuvuga kwa Rukubanya n'umwana we mwiza Pusi tubibuke. Hano umuryango mugari, aha ni Gahima Eustache n'umukobwa we, uyu ni umubyeyi, ni papa wa Profeseri Karuranga wayoboye NATEC na mushiki we nabo bishwe muri jenoside tubibuke. Gashumba Augustin n'uwa Ruyema, umuryango ntiwazimye afite umwana we warokotse urimo gukora igihugu nabo tubibuke. Gatare Etienne turamwibuka cyane kuko hari mu basore barwana ku Batutsi cyane, nawe ari Umututsi ariko yagize ubutwari kugeza ubwo bamuciye akaboko akomeza kurwana, akaboko afite kamwe ariko aza kuganzwa Gatare bamwica, nawe tumwibuke. Gatete Ange Potase nawe turamuzirikana. Bakomeza yitwa Bagirimbabazi Domitire kwa Melania, yari yarashatse muri Bicumbi, nawe turamuzirikana muri uyu mugoroba. Gombaniro François n'umugore we n'umwana, umugore wa Gombaniro n'umukobwa wa Kayijambahe Calixte twibutse mu imbere. Gombaniro nawe yari kontabure wa komine Sake, bamwishe ku itariki 7 mu ba mbere. Umuryango wa Gombaniro warazimye. Abo ni abana baradahangarwa barimo Umusenge Justine na Rudahangarwa Eugene n'ibindi Rudahangarwa Emmanuel nabo tubibuke. Kabalisa Karori komeza uruhukire mu mahoro. Kalisa Alphonse wo kwa Kamugunga nawe tumwibuke. Kalisa Alphonse. Kamuzima Cecile turakuzirikana kandi turakwibuka. Kangira Maria n'umugore wa Muberuka wa Rukongi, ni mama wa Francine utuye cyangwa ukorera Kayonza, nawe turamuzirikana, uyu mubyeyi mwiza. Karangwa Konsole nawe turamwibuka. Kayigire Josiane twitaga Gafuzi nawe turakwibuka. Kayirangwa wa mwarimu Sebusimba Marcel wishwe nabi. Amakuru twamenye ni uko abahutu ba Rubago bamubohoje, ibyo twitaga no kubohoza. Abana b'abakobwa bapfuye nabi, bashinyagurirwa na mayibo, bashinyagurirwa ni Kayirangwa uruhukire mu mahoro nshuti yacu.
Makurata umukobwa wa Emile Bwanakeye wari mwarimu turakwibuka. Mama Mukadata Konsole nawe turakwibuka. Padiri Michel twamwunamiye umunsi twamushyira indabo. Uyu mupadiri yaritanze, yitangiye abatutsi barukumbira ariko nawe bamwishe ari mu nzira y'I Kibungo. Hari yari kumwe n'umugore wa Gahago mu gihe cyo yabatizaga umwana wabo, turabibuka. Marita nawe byamwishe muri jenoside. Maritini Rutemba wo kwa Evariste Simbizi na madamu we nabo turabibuka. Mazimaka Habibu wa Kabutura turakuzirikana. Mihimba François umuvumbara, imiryango y'abavumbara murabibuka, murabazi bari benshi. Uyu ni umuryango mugari n'ubukwe Cyubahiro yari yaje kwerekana umudamu we Rukumberi, kiriya gihe yari akiri na minisitiri, turabizirikana. Kandi Cyubahiro ntago yazimye, umugore n'abana be babiri bariho kandi bariho neza, tuzahora tubibuka. Mirari wa Rutaganira, Imana ikomeze gutuza heza. Mukahegera Bonifrida umugore wa Maritini Ntovi nawe turamuzirikana. Kakigere Marie n'abana be, uyu yari umudamu wa Emmanuel wo kwa Emile, akaba nyirasenge w'abaganga ya Cecile, tumuzirikane kandi turamwibuka. Ngutete mama wawe nta kintu namuvugaho hari. Reka nibuke mama wanjye Mukamudenge Domitira, nibuke papa wanjye Mukiga Dionisi, nibuke abavandimwe banjye 5 bajyanye nabo, nibuka imfura yacu Shingiro Evode, nibuka Ingabire Marie Louise twitaga Nyirabahinde n'abana be 2 Umukumburwa n'Umurikanwa. Ndibuka musaza wanjye Kirenga Sirasi yapfanye na Ndayitabi, nawe bajyanye iryo joro. Dawusha yavugaga ntibagarutse. Ndibuka Kazura Evaze nawe yagiye muri cya gikundi cy'abasore n'inkumi ngo bageragezaga guhungira I Burundi. Ndibuka bucura bw'iwacu Kagwisage Innocente. Ndabibuka mwese. Mukamugema nawe turakwibuka, bakomeza. Kamurigo Financia umugore wa Bizimungu, akaba nyina wa Nkurunziza Isa, nawe turamwibuka. Kamutembe Alphonsine turamuzirikana kandi turamwibuka. Mukangango Maria, Mukangenzi Emerita wa Rwagaju François, nawe turakwibuka. Karusanga Priscilla n'agahinda kenshi turakwibuka. Yari umugore wa Raymond Habimana. Raymond Habimana baramuzi, ni umusaza dufitiye akamaro cyane hano, niwe perezida wibuka mu murenge wa Rukumberi. Uyu ni umugore we, bamwishe atwite inda nkuru, baramusatura kugira ngo barebe ko umwana w'umututsi abateye mu nda. Priscilla wishwe nabi turakwibuka. Mukarutesi nawe wa Ntovi turamwibuka. Mukarwego Veneranda turakuzirikana kandi nawe turakwibuka. Aba ni abakobwa bari urungano, harimo muri Katete bakageruka, harimo Kayirangwa wa Ruberandinda, Kayirangwa wa Sebusimba Marcel na wa Yezu wa Kanobana, namwe turabibuka.
uyu ni Munyampundu Siliveri n'umwana we Yvonne. Munyampundu Siliveri ari umugabo w'igihangange, ni murumuna wa Rudahangarwa n'umwana we, nabo turabibuka. Munyawera Pauline n'umugore we Mariya turabibuka kandi turabakunda. Buriya ni ubukwe bwacu bwa kinyarwanda, harimo Murangira Michel, Rwabukamba Gerard, Nyirabusizori Christine. Nyirabusizori Christine ntabwo yazimye nawe, abana we hamo abuzukuru be hano nabo bahora baharanira ko atazazima kandi bahari. Dushime turagukomeje. Twakomeje. Muvunyi wa Kalisa Kasiyani yari umusore mwiza wigaga mu seminari ngira nko mu wa 4 cyangwa mu wa 5. Yari umwana w'ikinege, baramwishe muri jenoside. Ise na nyina bararokoka, ariko se yaje kwitaba Imana nyuma. Umubyeyi Donatira Huri turagukomeje. Muzehe Kageruka wasabaga akanatanga abageni, nawe turamwibuka. Umuryango we warazimye, dukomeze. Muzehe Girukwayo mu Bafundu turakuzirikana kandi turakwibuka. Mwumva neza Vianney nawe turamwibuka. Ndayisaba Samuel ruhukira mu mahoro. Papa wa Mukankubito Alphonsine n'abavandimwe mwese mukomere. Ndekezi Duguri wa Rudida, Sekamana Vianney, Mukakayigi umugore wa Sekamana Gitenge na Mukansanga Nonsiyata, hariya hari mu bukwe bwa Sekamana. Twakomeje. Ngoma Nzungu yari konseye wa Segiteri Gituza hano, umuryango we warazimye, na murumuna we bene Rugambage turabibuka. Niyo nsaba Liberata Tagatezira nawe turamwibuka. Umwana w'umwe witwa Chrétien yararokotse kandi abayeho neza, turamwibuka Tezira. Niyo nsaba niwe mwiza nawe turamwibuka. Nyirabagenzi Antoinette bitaga Antonia ni nyina wa Gahongayire Cecile na mukuru we. Gahongayire Cecile niba uri hano turagukomeje, n'abavandimwe bawe, umubyeyi n'umuvandimwe baruhukira mu mahoro. Nyirampeta Donatira ni nyina wa Higiro hano haruguru mu Rubago. Twakomeza. Uyu ni Padiri Vode Mwanangu twagiye kunamira uyu munsi. Yaragerageje Vode Mwanangu, yagerageje kuyihagararaho no kurwana ku bari bahungiye kuri Paruwasi biranga. Evode uruhukire mu mahoro. Filipo Cuminkindi Germaine twitaga Gerimane na Kirisensiya, namwe muruhukire mu mahoro turabibuka. Rose Kabagwira umugore wa Mwongereza uruhukire mu mahoro. Sanganywa Celestin wa Munyurangabo nawe turakwibuka, uruhukire mu mahoro. Rusumba umugabo w'igihangange cyane, umugabo w'imfura, abana bawe babiri bariho bararokotse kandi bahora baguhesha icyubahiro, turakwibuka. Tayisire Ildefonse, Kayitesiyo Senta, Habimana Emmanuel bitaga Firingo. Imiryango y'imfura cyane muri Novi y'Abeza turabazirikana. Rutishirika Basimbize Evariste, umuryango warazimye, turahari ngo tubibuke. Uyu ni Rwabukamba Gerard nawe turamwibuka. Rwamirindi umugabo muremure cyane w'imfura uzwi cyane, nta muntu n'umwe hano muri Rukumberi mu gice cy'iwacu atahaze. Mu gihe Gapfura zabaze gutumira nabi, ibintu y'umuganga wacu watugaruye ubuzima, nawe turamwibuka. Rwirangira Deo wa Kanyoni uruhukire mu mahoro umuvandimwe. Sebagabo nawe turamwibuka. Simbizi Evariste twavuze cyane, umuryango warazimye ariko turahari ngo tukunamire. Shakespeare wa Kanyandekwe turakwibuka.
Tedeo Jean Bosco umusaza wa Jeanne d'Arc Mukandahiro umugore wa Kanamugire Eugene muri village Kanamugire Eugene ni se wabo wa Mukayiranga Dorata ukomere. Theodosia umugore wa Bugabo Gerard n'umwana wabo Pusi. Umuryango wa Bugabo warazimye. Twagirayezu Bonaventure mwene Semikogoto François uruhukire mu mahoro nshuti yacu. Ubukwe bwa Gatambira Innocent n'umubyeyi Savera benshi murabibuka, umuryango wabo warazimye. Ubukwe bwa Kamanzi Vitali na Beatrice mwarimu Nyamandogo wari pare. Ubukwe bwa Yosefu wa Polinari Novi n'uw'Imbabazi wa Kanyoni ubutwara butashye turabwibuka. Dukomeze. Izi ni subira inyuma gato. Izi ni inkwano zawe. Izi ni inkwano uyu mubyeyi yakowe. Umusore wamukoye ntago yamushatse, baramwishe muri Jenoside. Umuryango ukomere, komera. Umubyeyi Matilda umukobwa wa Gatsimbanye wa Rukongi turakwibuka. Umugore wa Rudahangarwa n'umwana muruhukire mu mahoro bavandimwe. Umurerwa Bebe mwene Bernadette nawe turakwibuka. Umuryango mugari wa Ruberandinda hano hapfuye benshi, wari umuryango mugari. Ruberandinda twamuvuzeho, umwe mu basaza bari bakuze hano bafashe icyemezo yijyana mu kiyaga hano hepfo yanga ko bazamwica nabi. Karangwa wa Ruberandinda huri ukomere. Umutoni wabo Marie Ange Mimi imfura ya Kanamugire Eugene na Mukandahiro Jeanne d'Arc. Yego wa Maria umugore wa Rwagitare. Uriya mwana yari afite ngira ngo ni Yvonne niba ari we arahari ukomere. Uwa Maria wa Kanyoni na Ngerero Saidi mukomere. Aba bose bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Harakurikiraho wa Yezu twamuvuzeho na murumuna we. Uyu murumuna we tubona hano ku ruhande bamwiciye hano imbere y'urwibutso, bamutaba ku muhanda ikiganza gisigara hejuru, bamubwira ngo natege tagisi ya Vena ntamusubiza i Kigali. Bamutabye umuhanda turakwibuka. Mwarimu Uvuna Intwari urakoze baratwigishije, ariko umuryango wawe ntago wazimye. Bashiki bawe barahari kandi barimo barakora neza kugira ngo babaheshe ishema. Zigama Narcisse Mukakayijya Agnes mwene Bapfakurera Yohani Claudine wa Rugundana Alfred. Kwa Rugundana barazimye, kwa Bapfakurera barazimye, abo bose turabibuka. Ubikoze mumfashe kandi cyane mubizemo neza hamwe nanjye. Mumfashe twibuke ababyeyi banjye beza nkumbuye. Papa wanjye Leandre Nkwemu na Mukabahizi Monica. Niba mwibuka mu kanya ibyo Kabanda namaze kubabwira, anabereka inkwano zanjye nk'ababyeyi beza bagize Imana yo kubyara umukobwa umwe mu bahungu babo 5. Uriya munsi hari itariki 26 z'ukwezi kwa 12
muri 1993. Hariya ni ku irembo kwa data muri Ntovi y'Abeza, ndibaza ko ari mu birometero nka 3 cyangwa 2 n'igice tuvuye aha. Ni hafi cyane y'aha ngaha. Uriya ni umunsi w'ubwo bukwe bwanjye, nari nasabwe barakwa, tujya no kuri komine gusinya. Ibyishimo by'abari ababyeyi mubimfashe. Ni mbere amezi 3 mbere y'uko jenoside iba. Murabibona ko bari bishimye. Uko ngana uyu munsi ndaruta mama wanjye. Imyaka mama wanjye atagize njyewe ndayifite. Ndayifite atambona, ndayifite papa wanjye atambona, ndayifite basaza banjye batambona, nari umwana wa 2 wabo. Imfura yacu yitwaga Ndabusha Diogene, ngakurikiraho, hagakurikiraho witwaga Ndatsikira Protogene, hagakurikiraho witwaga Ndazaro Gustave, hagakurikiraho witwaga Mwiseneza Jean Noel, hari n'undi witwaga Ndahiro, papa yari yaramuhaye n'izina rya papa we, Patrick niko yitwaga, ariko amuhira Kristo rya Patrice. Hari abari barigendeye mbere barwaye, jenoside yabaye turi abana 3. Basaza banjye 2, uw'imfura na bucura, hamwe n'ababyeyi banjye barabishe. Ndasigara ndi umwana w'umukobwa wagombaga gushyingirwa n'ababyeyi, ubasabwe, wasezeranye kuri komine, ufite indangamuntu yanditsemo umugabo nawe wishe, ariko tutarashyingirwa. Gatare Sirasi, sinzi niba hari agafoto mwashyizeho nabo ko baraza kukabona. Narasigaye, ababyeyi beza, mu bubabare bwinshi, mu gahinda kenshi, ndacyabibuka. Ndacyaharanira kubaho. Icyiza kuruta ibindi nshimira Imana n'Inkotanyi, nanjye ndi umubyeyi. Ubu mbumva cyane uko mwari mwishimye mwicaye ku irembo ry'urugo rwanyu, namwe mwibaza ngo ahari wenda muzagira n'abuzukuru. Ayo mahirwe ntimwayagize, ariko kubera ko mpari kandi nkaba narabyaye, abuzukuru murabafite. Murabafite, mufite abuzukuru b'abahungu n'abakobwa. Ntabwo ndi bujye mu mibare y'abana kuko bisimba biracyahiga, ariko narabyaye, ngira n'abandi babyeyi basize abana, nshyiramo imbaraga nabo bafasha kubaho nk'uko nanjye nari ndokotse. Abo bana nabo barabyaye, nanjye mfite abuzukuru. Nubwo ntarashyingira kuba nabyaye, ariko abo nareze narabashyingiye. Nzi ukuntu biryoha kubona abuzukuru. Mbabereyeho mu buryo bwose bushoboka. Mama wanjye kamubwira akantu ndibaza ko gashobora kugushimisha. Mu byo nashoboye gukora, ntaje kurata hano, ariko nashyizeho izina ryawe kugira ngo uwumve neza ko wasize umwana. Papa, urugo rwawe ruracyahari. Uko nshoboye ndahasura, uko nshoboye haracyari kwa Nkwemu, uko nshoboye nzakuvuga. Benshi bavuga ko dusa, abandi bakavuga ko nsa na mama. Mwebwe murabona nsa nande? Ndasa n'ababyeyi banjye bombi.
murakoze kumfasha kubibuka. yewe tugeze kuri muzehe Simoni Nyagahakwa n'umugore we Eugenia. Aba ni ababyeyi ba senateri Nkusi Yuvenali, muzehe wacu tuzi hano kandi dukunda. Barashinyaguriwe, uyu musaza baramushinyaguriye nabi cyane, bamuciye igihanga bagikuraho bagishyira ku biti barakizengurutsa hose, ngo igihangange Simoni bakirangije. Bande abapagasi, abakozi be, abatarashobora kuba bamutinyuka bose bamuciye umutwe barawuzengurukana. Muzehe Simoni ntabwo navuga byinshi, ariko wasize imfura usiga abagabo, kandi n'igihugu kizabikubahira. Warakoze. Mitari Didasi, inshuti yacu, uruhukira mu mahoro. Mukayirebe Philomene, turakwibuka. Nyirumuringa Pole, nawe turakwibuka. Focus Mazuru wa Rukoma, uyu nguyu ni sekuru w'umu-ritade Kapiteni Butera, nawe turamwibuka. Binanga mwene Gahago, yari imfura ya Gahago, na Marita twabonye kare wabatirishaga umwana. Muzehe Bihabanyi n'akana ateruye Gitore Atanazi, Mukantabana Eugenia, namwe turabibuka. Ubukwe bwa Twahirwa. Twahirwa ni wa musaza waduhaye amateka hano, twari twicaranye, buriya ni ubukwe bwe. Buriya ni ubukwe bwe, rero ni umugabo rwose yarakiri mutoya, nguwo, uwo niwe Twahirwa muzehe. Abarimo benshi, cyangwa niba atari bose, barishwe. Inyuma ye harimo ba Mutaga, turabibuka. Komeza. Aba ni abavandimwe nabo bo muri Novi, uyu muryango bari benshi, nabo turabibuka. Dukomeze. Aba ni abasore b'abasilamu benshi hano b'abatutsi bari bari aha ngaha, bari bamaze kujya mu basilamu. Harimo bishwe muri jenoside, ariko benshi hano bariho. Ababuba bariho, Rashid ariho, Raymond ariho, Martin ariho, abandi barishwe muri jenoside. Mukomeze. Ubu ni ubukwe bwa Rameki na Bora. Imana ishimwe ko iyi couple iri mu barokotse bake cyane hano muri Rukumberi. Dukomeze. Umuryango mugari wa Gasimba Yosiya rero, muto, ihangane, ihangane inshuti yanjye, ihangane mbakuvugire, ihangane mbavuge. Muri make turacyakomeza kubazirikana. Uyu muryango ni umuryango mugari wa Gasimba Yosiya. Simba Yosiya yarereye igihugu, yabyariye igihugu, yubatse Rukumberi. N'ubu ngubu abamukomokaho baracyari ishema rya Rukumberi. Yari afite abasore beza bagiye i Kigali kera, twababonaga barateye imbere. Yari umuryango mugari. Umusaza Kosiya twavugaga w'umwarimu, wagize uruhare rwinshi cyane rukomeye mu kubaka Rukumberi mu buryo bw'imyigishirize. Ni umuhungu wa Yosiya, umuryango mugari wa Yosiya. Abuzukuru be bari aha ngaha, n'abuzukuruza bari mu nshingano aha ngaha, namwe turabibuka. Reka dukomeze. Ubu ni bwa bukwe bwa Dorata. Ego Karame. Ego, reka tubibuke. Komeza. Uyu muryango ntabwo nabashije kumenya neza, ariko nzabaririza. Ariko ashobora kuba ari nkagira ukwayo hariya hirya, ariko amazina yabo nzayamenya. Dukomeze. Komeza. Uyu mumama we ntabwo, aba ngaba batariho amazina ntabwo nabamenye, ndacyakomeje gushakisha. Komeza. Abo ni abana ba Venane Murekezi, nabo turabibuka. Uno muryango rero witwa umudamu witwa Saidati wa Kisero,
n'umugabo we n'umwana wabo. Uyu mugabo we ni murumuna wa Haruna. Urakoze cyane inshuti yanjye, ngwino wibuke murumuna wawe kandi mbwe n'amazina ye nzayashyiriho hariya. Murakoze, mumfashe kwibuka mukuru wanjye Rudasingwa Ismail n'umugore we Saidat n'abana be babiri. Saidat yari akimara kumushaka n'uwa Cyesero iwabo wa Murebwayire, we n'abana babatwikiye mu nzu. Rudasingwa Ismail, inkubiri y'umusederi Katumba, turi i Kigali, abonye ibintu bitangiye kudogera yahise ava i Kigali, yakoraga muri ambasade y'Abanyamerika, aza gutwara umugore n'abana, ariko bamwiciye kuri komine Birenga. Mumfasha tumwibuke. Nongere nshimire uyu muryango wa ARGR kuko ugerageza kuduha ubutwari bwo kwibuka abacu. Komera muvandimwe Haruna. Uyu muryango wa Rukundo Innocent, Mukakomeza Savroni, Mukantabana Sinata Managari, Mukazera Alphonsine, Ntimanuzwa Jean de Dieu, Niyonsenga Clarisse, Manishimwe Isabelle. Amafoto uko agaragara ni kwa kundi nyine ni ukubimajina, nta kundi tubibuke. Aba bakobwa beza twabavuzeho, wakomeza n'abo ngabo sindamenya amazina yabo, ukomeze abo bose. Uyu ni Gashumba twavugaga, wari uwa Ruyema. Gashumba afite umwana w'umusore uri mu gukorera igihugu mu nzego z'umutekano, ntago yazimye. Wakomeza. Komeza. Yego. Ni Kalisa Akamananga twamuvuzeho kare, n'uwa Mariya wa Kanyoni nawe turamwibuka. Gombaniro twamwibutse kandi twavuze ko umuryango wazimye. Rwamende biragaruka. Wakomeza. Uyu nguyu yitwa Pascal Kanyandekwe, umuryango warazimye. Mukayirangara hari sore. Yego wakomeza. Uyu mugabo witwa Twagirayezu Deo, namumenye ejo bundi ngo ni imfura ya Makangara, nayoze jenoside yakorewe Abatutsi. Makangara ubwo ni mukuru w'Abatwahirwa. Uwo ni umuryango rero wo kwa Muzehe Zayasi. Hariho Gombaniro, umuhungu we Rudasingwa na Rusanganwa Vedaste wasomaga misani wacu. Muzehe Silas ariho inyuma yabo wambaye ikote inyuma, n'abavandimwe bose n'abo muryango wa Zayasi. Vedaste, Rusanganwa na Gombaniro nabavuze. Abo n'abana ba Gombaniro, wa muryango wazimye nababwiye, turabibuka. Uyu ni umuryango mugari rero wa Zayasi. Uwo Zayasi niwe twavugaga se wa bariya abagabo b'ibihangange twabonye. Bakomeza. Muzehe Zayasi. Kayijamahe Alexis, umusore mwiza cyane w'imfura, ashyinguye mu rwibutso rw'Izaza. Ababyeyi be se na nyina bari hano, ni aba Kayijamahe Alexis. Tariki 6 yari yazanye fiancé we kumwereka iwabo. Jenoside itangira, we na fiancé baraye iwabo, bose barabica. Hategeka rero ni umuvumbara, ifoto ye narayibonye biranshimisha cyane. Hategeka, Imana ikomeze igutuza heza. Ngira ngo iyi foto ya Hategeka ni imwe mu mafoto, niyo ya nyuma mu mafoto yarokotse. Tuzakomeza, Imana nidufasha kubona ndi tuzakomeza kuyegeranya kugira ngo tubibuka mu mazina, nk'uko ikirango cyacu kibivuga ngo
muhe izina n'isura ejo atazazima burundu. Mumfashe dushimire ifoto. Yego, tuzabinoza neza. Umwana we ariho. Ari hano, turaza kuvugana nawe ku buryo yego turaza kuyimwereka. Reka rero dushimire abadufashije kwibuka abacu. Iki ni igihango dufitanye n'abacu. Twasaba n'imbabazi biramutse hari gahunda byishe. Mu by'ukuri ubu nibwo buzima bwacu. Ibi ngibi ni wo muti. Ibi nibyo bidufasha bigatuma duca mu rugendo. Musi twihanganire. Murakoze. Barakoze abavandimwe kudufasha mu gikorwa cyiza cyo kwibuka abacu mu mazina. Nicyo gikorwa cyongera kudusubizamo imbaraga tugakomeza kubaho, tugatwaza gitwari, tugahangana n'ubuzima, tukiyubaka kuko twabyawe n'imfura, tuvukana n'imfura kandi tuvukana n'intwari.